zayikorera Profete Noheli kuva nava icyangugu. Imana ibwira abantu ngo urusengero ruraguye si Imana. Imana ibwira abantu ngo hari umuntu ugiye gupfa. Niba Imana igwa yereka ko hari umuntu ugiye gupfa, wamusengeye uraza kubitangariza abantu kugira ngo batere ubwo bakwemere uhora batera ihahamuka. Twebwe twavuye kure kandi turagana kure. Nta muntu uzatuvugira Imana nabiduhari. Zakomera mwege mwikorera abantu n'amabuye mukarara mubajugunya mu mazi muri za Nyabarongo na hehe. Aho twavuye turahazi komeye twanyuze mu by'umwijima nk'abanyarwanda nk'abana b'i Rwanda. Abantu bose bazagumeza kubana natwe paka umucyo warabonetse kandi uzagomeza uboneka. Yakubitiye amanure we Imana igukuye ahantu mu Kinyamerika, igukuye ahantu wivuruguta, igukuye mu mukungugu, urariye urahaze uranyweye, uje kwiriga uvuga ngo uje kuyibesera ibyo tagutumye. Aba bahanuzi mubona baza birirwa bibarasana ku mbuga bafite ibiganza bibi banyuzemo. Yes, reka nkushimire wowe udahema kudukurikirana umunsi ku munsi. Nshimira na buri muntu wese wakanze subscribe kuri Shimwa TV, ndetse nawe uje uri mushyashya icyo usabwa nta kindi nugukanda subscribe kugira ngo utazicikwa n'ibiganiro byacu uko bwije nuko bikeye umunsi ku munsi. Uyu munsi rero ni umuriro noneho tuzanye Profete Pastor umuhanuzi cyangwa ndi kuguha amazina atarayaho. Ndi pasteur. Uri umuhanuzi? Intumwa. Ikaze kuri Shimwa TV. Murakoze cyane kuduha ikaze kuri Shimwa TV. Reka dushimira abantu bari muri Amerika, bari mu gihugu hagati, abari muri Arizona. Babwire ngo inyenyeri yanyiratse ni mubanze mukore subscribe kuri Shimwa TV, like na comment. Iyo tugeze hano kuri yica nitwa Shimwa TV, nta matiku, nta bintu bibi, ahubwo twebwe icyo dukora niki. Dufata iby'Imana tukabiha Imana, ibya Kaisari tukabiha Kaisari. Umugongo wawe ni mugari Imana yanjye. Umugongo wawe ni mugari cyane. Uwemeye wese uramuhe. Tora sali enima. Tando korizango winidra. Belasi ni minifo. Riata ayasi korizango. Umugongo wawe ni mugari Imana yanjye we. Umugongo wawe ni mugari cyane. Uwemeye wese uramuheka. Uwemeye wese uramuheka. Uheka abakecuru n'abasaza. Ugaheka. Umugongo w'Imana ni mugari cyane. Ninda yemeye guhinduka Imana irayiheka cyane. N'umusinzi wemeye guhinduka Imana igira gute iramuheka. Yego. Imfubyi n'abapfakazi Imana irabaheka. Nje kubwira abantu ngo ni muhumure, ni mutuze, Kanani turayitegeye. Yego. Turayitegeye. Abantu muri minsi urumva umuntu ari guhanura, ukumva umuntu afite amavuta ati nje Imana irantumye. Umuntu yagera Nyabugogo ati Imana irantumye. Umuntu yagera mu bwihero muri toilette ati Imana irantumye. Umuntu yaba ari kwihagarika ati numvisha Imana irantumye. Reka mbabwire ngo Bibiliya igaragaza ijambo rivuga ngo abamuwabo ni bagikarabiro cyane. Ariko Abedomu bo nzabakubita inkweto mu mutwe. Kubera iki iryo jambo ryabayeho? Nuko Imana yashaka kugaragaza ko hari abahanuzi b'ibinyoma, barutwitsi, abahanuzi babeshya, abahanuzi biyemera, abahanuzi bishyira hejuru, abahanuzi bikakaza, abahanuzi bigira ba nyirandabizi. Yego. Abahanuzi bigira abantu ba nyirandashoboye, abantu bigira abantu barutwitsi. Hari abahanuzi ndi kubona kuri iyi mihanda nkumva Imana imaye igiti nabazitagura nkabakubita ibirenge, iminwa yabo ngashyiraho supaguru nkabanza nkayifatanya cyangwa se ntuza scotch. Kubeshyira Imana ngira batumye birabamarira iki? Kuza kuva ku Imana ivuze itavuze birakumarira iki? Bongeye se kandi wabanje ukihanura. Bongeye Hari ibintu byo kubona kuri izi mbuga ADPR Remera barayisenyesha, babanje bagasenya urugo rwa noko nani nzugira. ADPR Imana irasenywa gutese icakora niba yubatse mu muhanda. Yego. Ikaba yubatse ahantu hatabugenewe cyangwa barayubatse bitemewe. Yego. Irasenywa. Kuko nabonye ko hari amabotike cyangwa se hari amazu hano bari guca imihanda. Ukumva neza hari ahantu bari guca imihanda. Kigali yemeye ko abo bantu bagomba kwimuka bakava mu butaka bwa leta ku mihanda nyine.
aho hantu aba bantu bagomba kuhava bagahaca imihanda. Niba ADEPR Remera yubatse ahantu bita mu muhanda irasenywa, ubu Imana yanga abakristo basengera muri ADEPR Remera bingana iki? Ku buryo batera agahinda ko kuba yabahemba gusenya inyubako yitiriwe inzu cyangwa se ihema ry'ibonaniro. Imana yanga itorero rya ADEPR mu Rwanda gute? Ku buryo ifata inzu yaruhukiyemo abasinzi bakaruhuka bakava ku businzi, ku buryo ifata inzu indaya zinjiye ari indaya zikageramo zikaba bagahita bahindurirwa izina bakitwa abakozi b'Imana bagakizwa. Imana yanga itorero rya ADEPR Remera gute ku buryo irihemba bro kuvuga ngo nirisenywe? Mubwire hari abahanuzi b'ibibuno Bibiliya ivuga. Bibiliya ivuga ngo abahanuzi b'ibibuno bahozeho kandi baracyahari. Aba bahanuzi kibaranga bahanura iterabwoba. Aba bahanuzi kibaranga bahanura ikintu cyitwa, urabona ikintu, hari ikintu cyangwa cyitwa umushyitsi cyangwa umutingito. Aba bahanuzi baza bameze nka serwakira. Ariko reka mbabwire, twebwe aho twavuye turahazi, aho tugeze turahazi, nta muntu uzaza kutubwira Imana tutazi. Twebwe twabonye Imana turi imbobo, twabonye Imana tugenda turara hasi, urumva? Twabonye Imana tuyibona bwije, tuyibona ku manywa, tuyibona mu gitondo. Tumbwira ngo umuhanuzi umwe ahagurutse. Ubundi hari abahanuzi Bibiliya igaragaza, abahanuzi Bibiliya igaragaza ngo aba bahanuzi bari kumwe n'umwami. Uri kumva neza? Ngo umwami akajya babwira ngo mbese mwebwe mwandebeyemo neza ndatabaruka amahoro n'intera. Abahanuzi bakamubwira ati nukuri umwami nyagasani, we ntabwo uri butere barakurasa umwambi baragufora urapfa. Watongo ni muhitemo mushyira hasi. Ngo havumbukamo umuhanuzi umwe. Umuhanuzi umwe. Imana ikeneye umuhanuzi umwe. Belasi koriza gori dry. Ndafashijwe. Ariko man, aho mu ijuru nimukomere. Dala sali dobi koli. Mbona bere bazamurwa niko Bibiliya indirimbo ivuga. Haleluya. Ngo mbona bere bazamurwa. Ariko man, melasi icyama ngo Imana igukore ku maso ni ku umwami Elisa yabwiye umugaragu ngo Imana imbabarirwe umunsi. ngo today aujourd'hui now ariko ndafashijwe dela sani binifo koli ni wi boni chando unidra ngo arangije ngo Imana igukore ku maso gusa wowe wihagararire wirebera gakiza Imana igiye kuzana wirebera ingabo zituzengurutse bako kanye ni gihaza ngo Imana imaze kumukora ku maso ngo abone ingabo zizengurutse zirenze izabari bateye umwami Elisa. Imana ikeneye umuhanuzi kuri YouTube habuze umuhanuzi mu rusengero habuze umuhanuzi mu baririmbyi habuze umuririmbyi bamwe bararimba bagahogoza ariko bagahogozanya ubusambanyi wanyumvishije abandi bakajya kunywa za dondo ubwonko nazamukubita umwice njyewe nagiye mu rusengero mbona aho umuririmbyi ajya ku ruhimbi yambaye ijipo imuhambiriye imufashe igaragaza imyanya umwenda w'imbere yambaye agatangira avuga ngo umva se ngo wahambana kugira ngo wahandana pi urumva njyewe nabonye none nibakivuga umutima bavuga umutsima aba bantu nabaririmbyi baririmbana ubwibone nabaririmbyi biravuga ngo ubonye ubwishije ishyano wasiwe kuko umanukiye kandi akabaje afite uburakari bwinshi. Reka mbabwire mu bavuga butumwa mu bapasiteri mu bashumba mubona kuri YouTube twabuzo bashumba Imana ikeneye umuntu umwe. Uyu munsi ukuntu naje bitandukanye n'andi mavuta nari nsanzwemo nje Imana yamayerekwa bro irambwira ngo ugende umbwirira abantu ngo bari guhanurira ku mutogoto w'inkono bahetse ingobyi umwana yaraheze kera. Yego uba abantu benshi bameze nk'inkoko igiye kubikangira abanze kabyiyumvamo benshi bari kugendera hejuru y'amababa y'inkoko bazi ngo bari kugenda n'ijambo rya nyiri jambo gutumbwira ngo umuhanuzi araje bwambira hanuye ngo Kigali irahiye ibaye inkambi
gutumbwira ngo umuhanuzi araje Bibiliya ngo akanwa k'umuhanuzi cyangwa se k'umukiranutsi gasohokamo amagambo afasha abantu yubaka abantu akura abantu mu byaha akabahindurira kwakira Kristo Yesu kambaze shimire korari imwe itagiririmba ibintu by'amatiku bayita bakundwa na Yesu haleluya amen serinde mu mugongo wawe niyo iyi korari yanze kuririmba ngo ivuga ngo bazaruhira ubusa yanga kuririmba ngo hari ikigabo yanga kuririmba ngo iraba biranduye iravango reka turimba umugongo w'Imana umugongo w'Imana ni uzatuza enima tori zango koni zango winidra iyi korari yiri mwiyerekwa hari ukuntu bundi korari ijya mu mavuta ikajya mu bihe byiza ariko ikazira ukabona